Mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro imyiteguro irarimbanyije habura umunsi umwe ngo bakire Paul Kagame nk'umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ugomba kujya kwiyamamariza kuri uyu wa gatatu. Urabona ko abaturage bahuze rwose mu myiteguro n'imitako itandukanye y'amabara agaragaza umuryango wa FPR Inkotanyi, yaba mu mihanda yerekezayo yaba naho aziyamamariza nyirizina. Ngo ari impamvu biteguye bikomeye bashya. Aba baturage bavuga ko biteguye umushyitsi ukomeye bo bageranya n'umukwe nk'uko babyivugira. Naje kwitegura kumutegura naho azaba ari kugira tuzamurebe neza, nyine twitegure kuza kumutora. Ni umushyitsi ukomeye umva, yewe ni ukomeye wo hejuru, kuko umushyitsi si waguhinga akakubakira inzu akagira ute wamukura. Ubwo rero ni umushyitsi uruta abandi bose. Turamwiteguye rwose byiza, umva turashyushye bya hatari. Bazaza ari benshi, umva n'abana tugiye kubategura tubafurire bazaze kureba umusaza. Kuzi nyine bitegura umushyitsi mu rugo, ufite umushyitsi mu rugo, ufite ubukwe, nuko numva tuzatumwiteguye. Ko perezida wacu turamukunda, yatugejeje kuri byinshi cyane, niyo mpamvu tugomba kumwitegura nk'uwitegura umukwe we. Baza umukwe aje kugusaba umugeni ukuntu wamwitegura nawe. Hano muri kutubona ni ubukwe, kuko hazaza kwiyamamariza umukandida wa FPR Inkotanyi ariwe Paul Kagame. Urumva agomba kuza ahantu hasukuye hameze neza, niyo mpamvu muruzi turi kwatunganya kugira ngo azaza ahantu hasukuye nk'uko nabasobanutse. Ni icyo gikorwa muturuzimo. Nk'uko mubibona ubu turi hano twitegura ejo kwakira umukandida wacu. Ibyo twamuvugaho ni byinshi, ubwo mubona bakiri gutunganya, ariko mu kanya cyangwa se ejo muzabibona morali zabihari. Hari morali nyinshi cyane. Ngiye nk'umuturage ku giti cyanjye ndizeye ko hazari morali, bitewe n'uko mbizi uburyo abanyamuryango duhagaze twiteguye kumugaragariza ibyishimo. Aba baturage bavuga ko kwitegura bihagije no kwitabira ibi bikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida Paul Kagame ari benshi, ibishimangira bidasubirwaho uko bazitwara mu matora. Basa nk'abamwamamaza mbere yuko anahagera ngo biteguye kuzamuhundagazaho amajwi yabo. Ngira ngo ivyo ngibyo nta gitangaza kirimo, gutorwaho ni twiteguye kumutora, ngira ngo nk'ijana ku ijana kuri jewe. Ku itariki ziriye nye noneho tukazinduka tumuzi neza, n'umwaba w'umukecuru atamuzi yaramwibona yatari ku mashusho gusa. Jewe itariki enye z'ukwa munane niteguye gutora umubyeyi wacu Paul Kagame 100%. Naba ndwaye naba ndi muzima niteguye kumutora, kuko yaduhaye umutekano, yaduhaye amahoro afatanyije n'Imana, kuba turiho rwose niwe. Ubwo rero twiteguye kumutora, umva nubwo nzaba ndwaye nzakoreza kugakona ariko nze kumutora. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu tariki 19 aribwo Paul Kagame Perezida wa Repubulika akaba n'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe ku itariki 4 z'ukwa munani, aribwo aziyamamariza aha i Gahanga mu karere ka Kicukiro ahateganywa kubakwa stade. Aba baturage aho bateguye ni hanini, ariko ku bwabo ngo barahamya ko hazaba hato bakahongera bitewe n'umubare w'abazahaza. Bo bavuga ko ugomba kuba munini ugeranije n'ahandi yagiye, nubwo naho ubusanzwe haba hateraniye imbaga igaragara yabaje gushyigikira uyu mukandida watanzwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi Paul Kagame. Agikomeza kwiyamamariza muri uyu mujyi wa Kigali, biteganyijwe ko Paul Kagame kuwa 4 aziyamamariza i Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Fulgence Kizwera, Royal TV.